Nongeye kubasuza abakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu cestano z'isi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda wa musurugero bageza amakuru menshi abagiye atandukanye mumaze kumenyera ko mbagezaho amakuru y'imyidagaduro. Natinze rero ngiye kugaruka kuri Mwiseneza Josiane nababwiye amakuru menshi kuri Mwiseneza Josiane ndetse update zose breaking news zose ngera nzibagezaho ndetse mbabwira kubijyanye no kuba uyu mukobwa umukunzi yaramubenze. None abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ndabeshya banyita umusazi, gusa ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda bitangiye kugenda bivuga ndetse bitanga n'impamvu zumvikana. Tariki y'ubukwe bwa Mwiseneza Josiane ni imwe mu mpamvu zikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko ubukwe bwa Josiane bumaze gupfa. Niyo nkuru ngiye kwagezaho ku buryo burambuye, niba utarakanda subscribe ikande kuko n'ahandi wasanga amakuru yizewe nka hano kuri Pilot Rwanda. Umwana wavutse tariki ya 15 Kanama 2020 yujuje amezi 10 y'amavuko. Ni nayo mezi ashize Mwiseneza Josiane wabaye nyampinga ukunzwe mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019 yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we Tuyishimire Christian amuteguza kurushinga nk'umugore n'umugabo. Miss Mwiseneza Josiane yambitswe impeta y'urukundo na Tuyishimire Christian mu birori byabereye i Musanze muri Hotel Centre Pastorale Notre Dame de Fatuma ku gicamunsi cyo kuwa 15 Kanama 2020. Mwiseneza yambitswe impeta imuteguza kurushinga ashyigikiwe n'abarimo nyampinga w'umurage n'umuco Miss Heritage 2019, Miss Rika Mikayera Kabahenda, Miss Teta Ange Nicole igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2019, Uwihirwe ya Speakers Mire, Miss Umurungi Sandrine ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye baje gufatanya ndetse no kwita kuri Mwiseneza Josiane wari wambitswe impeta ya fiancé cyangwa waterewe ivi na Christian wamuteguzaga ko bazarushingana. Itariki zarageze. Imwe mu ifoto yasohotse yerekanaga ko Miss Mwiseneza Josiane azakora ubukwe na Tuyishimire Christian tariki ya 15 Gicurasi 2021. Mbibutse ko iyi tariki yamaze kurenga. Ubundi gutegura iyi nkuru ni tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Urumva ko iminsi igera kuri 3 imaze gucaho itariki y'ubukwe bwari bwateguye bwa Mwiseneza Josiane irenze. Iyi tariki rero yageze kwa gatanu w'icyumweru gishize nkuko ndi kubabwira nta bukwe bwabaye n'indi mihango ishamikiyeho. Itangazamakuru bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda bifite amakuru avuga ko umusore yigije imbere ubukwe bitewe n'ibyo agomba kubanza kwitaho mbere yo kurushinga. Hari n'andi makuru avuga ko COVID-19 yakomye mu nkokora imyiteguro yabo. Uyu musore ariko aherutse guteza urujijo muri rubanda, benshi bakeka ko yamaze gutandukana na Mwiseneza Josiane nkuko nabibagejejeho, ndetse turi buze kuronosara iyi nkuru yose ku buryo burambuye nimara kuyibasomera. Tariki ya 2 Gicurasi 2021 yashyize ifoto kuri konti ya Instagram imugaragaza ari mu biruhuko yishyize mu mucanga hagaragara igice cyo hejuru gusa. Yanditse avuga ati kuba single ni ukubaho ubuzima bwa wenyine uko ushaka nawe ugomba kugusaba ibisobanuro. Arenzaho ati nta stress. Ukoresha izina rya Vena kuri Instagram yavuze ko atunguwe n'uburyo Christian avuze ko ari single kandi tuzi ko Miss Mwiseneza Josiane ahari. Muneza Prudence we yabwiye Christian agira ati umaze kwifotoreza kuri Miss Josiane none uragiye. Gloria Niki yavuze ko ibyo abona ashobora kuba ari inzozi, asaba Christian gutanga ibisobanuro birambuye. Ni mu gihe abarimo Mugwaneza Dativa bavuze ko batunguwe n'ibyo babonye. Muri Kanama 2020 Miss Josiane Mwiseneza yabwiye itangazamakuru ko yambitswe impeta hashize igihe ari mu rukundo rw'ibanga na Tuyishimire Christian. Avuga ko yakundanye na Christian batifuza ko buri wese abimenya, ari nayo mpamvu benshi batunguwe ubwo bateraga intambwe ya mbere yo kurushinga. Akomeza ati ndumva ameze neza, biragoye kuba mu rukundo ari ibanga ubitse. Namukunze igihe kinini ariko numva atari ngombwa ko buri wese abimenya. Ubu noneho ndumva nirekuye. Josiane Mwiseneza avuga ko urukundo rwe na Christian rumaze igihe kinini kandi ko bombi bamenyanye biturutse mu bucuruzi hanyuma baza kwisanga mu rukundo rutangaje. Aya ni amagambo Mwiseneza Josiane yavugaga mbere yuko urukundo rwabo ruzama gatotsi.
Tuyishimire Christian wambitse impeta Miss Mwiseneza Josiane asanzwe afite kampani yitwa All in International Production ikora ibijyanye na printing, branding na graphic design ikorera muri City Plaza aho mu mujyi wa Kigali. Tuyishimire yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko we na Josiane bakoze amateka amusezeranya kuzakomeza kumukunda. Tariki ya 30 Nyakanga 2020 uyu musore yifashishije Miss Mwiseneza Josiane yamamaza imipira yashyize ku isoko yanditseho Bonjour mon amour. Mu gihe bamaze bakundana ntibyari korohera buri wese kumenya ibyabo. Amafoto agera kuri ane Tuyishimire yasohoye mu bihe bitandukanye niyeruraga neza ko hari nkaho yagiraga ati twatangiye. Josiane avuga ko yahuye n'uyu musore bitewe n'ibyo yifuzaga ko amufasha mu bijyanye no kumenyekanisha kampani. Ubucuruzi buza kuva mu rukundo rwamenywe na buri wese mu minsi yashize. Mwiseneza Josiane yabwiye itangazamakuru ko yemeye kuzarushinga na Tuyishimire Christian bitewe nuko yabonye amukunda byanyabyo kandi afite gahunda bitari bimwe by'ubu. Uyu mukobwa avuga ko ubu atahita atangaza tariki y'ubukwe bwabo. Ibi byose ni ibintu byagiye bivugwa mbere gato yuko uyu Tuyishimire Christian atandukana na Miss Mwiseneza Josiane. Nkuko mubyumva rero ibitangazamakuru bitandukanye navuga ko bikiri mu rujijo, ariko nkuko nagiye mbibagezaho ndetse nkabagezaho na video yuko byose byagenze yuko Mwiseneza Josiane ndetse n'umukunzi we bamaze gutandukana, ndetse amakuru mfite nizeye gusa ntarabonera gihamya kuko sinahita nyababwira nuko Mwiseneza Josiane yabonye undi mukunzi mushya usimbura Christian. Akaba ari ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza, baravuga ese Mwiseneza Josiane akakanya atandukanye n'umugabo we ahise atangira kongera kujya mu rukundo. Josiane rero namwita nk'umwe mu bakobwa abanyarwanda benshi bazi ndetse bakunda kuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse abantu benshi babifuza kuba bamenya ubuzima bwe bugiye butandukanye, binatuma abantu benshi bakomeza kumwibazaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Bigaragara ko benshi bamugiriye impuhwe ndetse bakaba bakomeza kugenda bifuza ko ubuzima bwe bwagenda neza. Ibi rero byatumye abantu benshi bakomeza kwibasira Christian nyuma y'uko mbabwiye amakuru menshi agiye atandukanye yo gutandukana kwa Christian ndetse na Josiane. Christian ndetse yaragiye ajya kuri bio ye ya Instagram arandika ngo aho kuba umugabo umunsi umwe naba imbwa igihe cyose. Aya ni amagambo yatumye abantu benshi bakomeza kwibaza kukuba uyu musore Tuyishimire Christian atandukanye n'umukunzi we. Gusa igihari nuko bamaze gutandukana ndetse n'itariki y'ubukwe rwose bagombaga gukoraho ubukwe ikaba yaramaze kurenga. Ibi byose bikaba bigenda bisanga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye binasobanura binakuraho urujijo ko Mwiseneza Josiane ndetse na Tuyishimire Christian baba baratandukanye. Ariko nkuko nabibabwiye Mwiseneza Josiane yaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko uyu musore amubenze ndetse agira ubengera mama we amwitaho kugira ngo abe yasubira mu murongo. Ibi byatumye Mwiseneza Josiane n'ubu atarasiba amafoto yose afitanye na Christian kuri Instagram ye. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda babyibazaho ese ko Mwiseneza Josiane ataragira icyo abitangazaho, ariko Christian we akaba yaravuze byinshi bigaragaza ko yamaze gutandukana na Mwiseneza Josiane. Ibi rero ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibazaho bati ese nta kinyoma cyaba kirimo, ese uyu musore yabagamije iki ko Josiane atarabivugaho? Guys, reka dutegereze amagambo cyangwa ibyo Josiane we azivugira. Ngira ngo murabizi ko ibintu byose biratinda ariko bikagenda bimenyekana gake nyuma y'uko itariki bari koraho ubukwe yamaze kurenga, ndetse nta kanunu ku rukundo rwabo bakaba badaheruka gupostinga ibijyanye n'urukundo rwabo. Ibi byose bikaba bigenda bikuraho urujijo ko bamaze gutandukana. Ni Pilot Rwanda rero nkuko mumaze kwimenyera, ndabakunda cyane. Bless up.